Ingaruka ku buzima bwo mu mutwe ntizabura. Navuga ko muri iyi minsi zanagaragara cyane. Aha ngaha ngira ngo no mu Rwanda turabibona, nubwo tutarakora ubushakashatsi bwimbitse ngo tumenye wenda imibare y'abagira ibibazo byo mu mutwe biturutse ku ihohotera cyangwa ihohoterwa rikorerwa mu ngo, ariko uko tubyumva hano hanze twumva umuntu uko mugenzi wanjye yarabivuze, tukumva ko imibonano mpuzabitsina mu cyiciro n'abashakaye ntushobotse, umuntu ariyahuye. Tukumva umuntu wenda yagize deception, wenda bamupapuye, wenda uwo bashaka kubaka urugo, tukumva umuntu ariyahuye. Tukumva se umuntu wenda yatewe inda n'umugabo runaka cyangwa se umusore runaka amuteye akadobo, tukumva umuntu ariyahuye. Tukumva se umuntu wenda yari umuntu ufite wenda navuga igihagararo runaka mu muryango nyarwanda, wenda basanze wenda yaciye inyuma uwo bashakanye cyangwa ari gukora igikorwa wenda navuga kigayitse, abantu bamubona wenda bamuguye gitumo, kubyakira bikamunanira, tukumva ariyahuye. Ibiro byo kwiyambura ubuzima biragaragara ko bigenda byiyongera, ariko kwiyongera biba bigaragara ko iryo hohoterwa ryabaye ryatuma umuntu koko adashobora gufata amarangamutima y'ibimubayeho ngo ashobore kubana nayo, ashobore kuyajera nk'uko tuvuga, noneho bikamunanira. Iyo bimunaniye rero niho tuvuga ko umuntu yahungabanye. Guhungabana ni ukuvuga ngo wananiwe kubumbatira ya marangamutima yawe ngo ubane nayo, ushobore gukora ibyo wakoraga, noneho ugasanga muri make uvuye ku murongo. Aha rero ugasanga umuntu atangiye kugira ibitekerezo bidasanzwe. Burya umuntu wiyahura batangiye kugira ibitekerezo byo kwiyahura, ku buryo ndetse n'abadukurikiye nagiraga ngo abatwumva, niba hari umuntu watangiye kugira igitekerezo cyo kwiyahura bitewe wenda n'igikorwa akorerwa na mugenzi we, ibyiza ahita agana kwa muganga, akareba abantu bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe, bagatangira kumufasha, kumugira inama, ndetse bakaba banamufasha n'ukuntu yabona wenda ubuvugizi n'ubutabera ku biri kumubaho. Ariko noneho buriya uretse no kugira ibitekerezo, hari igihe umuntu agenda navuga yangirika buhoro 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 buhoro. Aha ngaha ariko ndagaruka by'umwihariko ko ubuzima bwo mu mutwe bwangirika cyane iyo umuntu yahuye n'ibibazo, abavandimwe cyangwa umuryango we ukamuba kure. Ndagira ngo ngaruke ku tuntu tubiri. Kuri iki gihe ubona ko ibibazo byo mu mutwe biri mu rubyiruko, mu bana no mu bakuru. Cyangwa twe tuzi ko tubona abantu wenda bajya kwisuzumisha ubuzima bwo mu mutwe cyangwa bafata imiti wenda y'uburwayi nk'ubwo, twe tuzi ko ari abantu bakuze. Ariko usigaye usanga n'abana, ingimbi n'abangavu nabo ubushakashatsi busigaye bubigaragaza ko bafite ibibazo byo mu mutwe. Kwiyahura nicyo kimwe ni mu byiciro byose. Tuziye twumva n'umwana w'imyaka 10 tukumva ngo yiyahuye. Ibintu rwose bitari bisanzwe, utanabona uko wasobanura. Ikibitera rero niki ni kwa umuryango, ababyeyi, abavandimwe, umuryango mugari kutaba hafi y'umuntu, cyane cyane kuva akiri muto ariko kugeza nashaje. Aha ngaha reka ngaruke ku babyeyi badukurikiye, nyaboneka umwana asigaye ajya mu ishuri tukaba tumuvanyeho amaso, yajya ku ishuri akajya muri ghetto. Reka ngaruke kuri ghetto. Buriya ghetto nayo ishobora gutuma umwana ahononekarira, akaba yahohotererwa, noneho bikaba byamugiraho ingaruka. Iryo hohotero yagize rikaba ryamwangiza ku mubiri, ubuzaye bw'imyororokere, twabonye gutwara inda, kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina na virusi itera sida n'izindi. Ibyo byose byamubaho bigatuma ko uwo mwana ubuzima bwe buhatakarira, ariko nawe akaba yagira wenda byamugiraho n'ingaruka zo kuba nawe yafata n'icyemezo wenda cyo kwiyambura ubuzima.